oya wowe reka nkubwira ibyo ntago ari icyaha ni ukuvuga ngo mpangara ngo hangare ni ubusizi bw'umuntu bitaga ntabwo nibuke neza nyine niko ariko ushobora kuba ntabwo yabikoze ashaka gutukana wahozeho kera gukoronga nyine wahozeho kera baburetse iyo disipurine bavuga uzajya gusenga nuba wicaye mu rusengero bagusabe disipurine ugende mu nama bakubwira ngo dukeneye disipurine ugende mu bukwe bagusabe ngo ukeneye disipurine muri make uri baburetse nanone nunagenda guhaha ugenda bakubwira ngo genda muri disipurine ubundi iyo disipurine baba bavuga ni bwoko ki ndakwiyamye kiyama isazi guca amazuru yagucese icyo gikara yaguciye icyo gikara ko kuri Nzovu 250 uyu munsi wa none twaguteguriye kino gikorwa urimo kubona uyu munsi ni umunsi wo kuri Noheli ariko ndibaza kuri Noheli ni gute bateka inyama z'abantu umva ugiye gukira oya wari kubanzamo inyanya ntabwo inyanya ari zo babanzamo mu nyuma oya shyiramo wenda ikibazo cyawe gisa gihunga amavuta aratarutse kirirukanka bro hari umukino abantu badakina badakwiriye no gukina gasuku n'imbwa biriya bintu bavuga ntabwo byemewe ninde muntu utakwigurira intuza ninde muntu utakwigurira inkoko babure ry'ibitatu murayizi aha ukiri aho ngaho ese iyo ibigoryi bibiri yabimeze ute enye ugendeye kuri ayi bitatu 0.8 ndanze ntabwo navugira kuri kamera ubirera ikintu kigezeho murabizi neza ubu noneho ningiye kwinjira mu kintu cyitwa ikikona none se nimbyanga oya ubushize umusibo kuri 24 ugiye kunyibutsa bya byabishyimbo aratetse ibishyimbo biratema ntabwo rero wateka iriya nkoko wabyemere ubwo inkoko yo ukuntu ishobora gushya yashyikoranye nimba uteka tuba tugomba kwiberaho nyine ubuzima busanzwe brother kira ngusomye kabisa sawa kagotomero kamaremo kabisa taranasoma ariko se narigize murabimo umujama bro kugira mwemere ko ari iminsi mikuru umujama aguzaga cyangwa akinga bakita agacanga uri kuvugaga uvuze mu minsi mikuru turiyanda nakundi nyine reka twigendere bisaba bayi iyi ngiyi niyo mba nshaka kiwiwe filime zacu dukina n'ibiganiro dukora tujya twamamaza nanjye nakwamamaza kuri mwe were kuvuga inzoga ubwoko bwayo icya mbere igira umutwe aha amatako y'umutwe ntabwo ari inyama ntabwo se tukirya urakoze cyane wowe nimba uyirya nyine ureba babandi ndakennye se ake nta kibazo amatako ariko harimo n'umwijima ikintu nkunda ku nkoko ni nyababyeyi yayo nyababyeyi y'inkoko ndayibona agenda n'ikice akagira ngo mbonye umuntu urusha Nzovu ubwa ngo attestation de naissance wumva iki numva nyine ko ari ibizami by'abarangije kwiga attestation de naissance ata ni icyangombwa kigaragaza aho wavukiye numva ari ibintu bya attestation de naissance nyine abararangije kwiga aha iyo bavuze attestation de mariage wumva iki banumva ari nk'ahantu nk'akabari bashaka nko gushinga ariko kujuje ibyangombwa akabari ni icyangombwa kigaragaza yuko washatse wasezeranye banumva nyine ari nk'umuntu warangije nko kwiga iyo bavuze ngo uyu muntu afite certificate baba bashatse kuvuga iki certificate 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 baba bavuga
wenda nk'umuntu wenda ni urugero nk'iyo agiye nko kwa muganga kwivuza ariko indwara ikomeye bagahita bamwohereza ku bindi bitaro bamuha certificate ajyana kuri ibyo bitaro bindi byisumbuye kugira bamufashe. iyo baguhaye transferi baba bakubwiye ko baguhaye kuvamo amavuta mwana uri kuvamo amavuta mbwira iyo bakubwiye ngo uyu muntu yaje kwivuza tunanirwa kumuvura tumuha transferi baba bashatse kuvuga iki? ibyo bitaro ko biba byananiwe bagomba guhita babifunga. ni ukuvuga ngo bashatse kuvuga ngo twananiwe mudufungire. ubwo nyine ibyo bitaro ntabwo biba bigishoboye. oya waguha kameramani ntabwo ajya arya. none twagiye ni ikihe kintu ubu tuvugana kigiye gukurikiraho? tumaze guhaha twashe ubugari utore nawe twaberetse video turi guhaha ubugari kubera ko hano mu Gashyekero amatara ni ikibazo. muri make na kumanywa ntabwo haba habona. ni inzu twahayemo ubugari ariko mujye mubateza imbere ni abana beza. wa mumama twahaye ubugari aryo bamwita ukigo muri credit. muzaye mumamagara ngiye mbahereze inomero ze mu mahayire w'ubugari kuko agira ubugari bwa danje. babwita ngo iki? ni kinazi? oya ni ubugari ntabwo ari kinazi ni salamu. ubugari bwiza. aha reka umunyagitarama akubwire. ubugari bwiza. banza umire. ijwi ntabwo byemewe. oya niyo kwiyongeza ntabwo byemewe. ni iminsi mikuru reka ni iminsi mikuru. pavuro izi zose. oya ebyiri imwe. oya. gafate eshatu desi. zo gutekesha ikisi umuceri w'abantu bagiye gukora. reka dufate rimwe ni ijana. ako ni akasenkani. iyi ni ijana. mutumvikana. wazana salvatore. iriya kontenti tuba turi gukora mujya kumva hano ubwabyo baduciye. werate ntabwo bihenze ahubwo mwibuke subscribe na like. ahubwo ikibazo baburetse ako ufite kode wayiduha. ariko waretse nka ntabwo mwe. tegera ariko ibiceri veni nibyo byinshi. yego rata agiye. ni ukuvuga ngo bro uyu witse umutsima pa. oya ariko witse umutsima. ubundi jiribe uzi gutandukanya ubugari bw'imyumbati n'ubugari bw'amasaka? urumva byose atari ubugari wakira. bose ntabwo ari ubugari. ko kazi ni isake ni iki giteteze? abyo byihorera reka iyo mikino y'abana shaka. oya niba bizi imbe ariko afite inzara byataje. ni hehe utujyanye ubu tuvugana? Yeah, just now we are going to purchase something there which is which one? yummy. inyama zisanzwe z'inkoko. amafi ari hehe? amafi ntayo nzi. amafi nayo uzi. shaka kameramani nawe ushaka kunzonga. uru rugendo tukiri hano watubwira muri make ubu tuvugana ugamije iki? ni icyo ushaka kwereka rwose uburyo abantu tubaye muri low life duhaha tugateka kandi tukaza no gusangira ibyo dufite bikeya. aha muri make ugiye kubereka urugendo rw'uyu munsi wa Noheli. kuri Noheli itariki 25 z'ukwa 12 2025. aha tukiri aho ngaho tujyanye. birumvikana ushobora kubura amafaranga yo kwishyura umuntu ugiye kunyogosha ariko nkabona amafaranga yo kurya. ni imifungo. n'ibishyimbo ni soya. nibwo mbonye i Kigali hari abantu bahinga ibishyimbo cyane soya. oya n'ibishyimbo. Gentlemen, uyu munsi ni itariki 25 nk'uko mubisanzwe tuba turi kuri Noheli kabisa. tukaba tugiye kubereka ubuzima abantu twe twibera muri low life turavuga abakene tuba twibereyeho. tugiye kubanza kujya guhaha
nitumara guhaha tuze duteke munabone yuko kurya inyama ku munsi wa noheli biryohera abantu. Ubu rero tugiye guhaha. Come on brother. Bireba tugiye guhaha ahantu bita mu Gashekero. Iyo tugiye guhaha ni ahantu hazwi cyane mu Gashekero. Ubu rero sasa tugiye guhaha. Kameramani tebuka tujye guhaha. Uzamura mu kazi. Okay. Ariko iminsi mikuru twara abantu. Kameramani twagiye tuye guhaha. Ariko kakantu ndi buhahishe mwagasize abantu. Aha ngaka. Aya ngiye guhaha ariko turahakira. Turahaha inyama zo twazitumije kuri Chico. Inyama zaje turazifite. Ikindi guhaha ni ibirungo n'ibiki byose. N'ikiro cy'urusenda. Ikiro cy'urusenda. Hello. Hi. How are you doing? Are you okay? Yeah, cameraman tugende. Yeah. Let's go. Ase spana nanwa. Tujye mu isoko. Tujye mu isoko ryari. Reka dukatana. Weshi bivuye tugende ariko mari tujye guhaha. Nyenyege. Mujye. Wane shamani murane. Uranesheje wane. Tunatunura tuzi wane. Tunatunura tuzi. Ni mifungo. Baba. Bishimbo. Ya, Ni bishimba ni soya. nibwo mbonye Kigali hari abantu Ni bahinga. bishimba cyane soya. Oya ni bishimbo. Ase jibe ko wanze kujya muri kamera no kubera. Yenda jyama ndi guteka. Urajya muri guteka. Ndi guteka inyama. Nagira ngo wahashye niho uteka. Bishimbo tagiteka tugiye kugura ibindi bintu bitari bishimbo. Urabona hano mazi ariko abaturuka he? Hano mazi. Ayo mazi rero. Aya mazi abaturuka he? We jibe kutasobanura kandi ari mwene. Ayo mazi ni isoko. Na mazi y'isoko. Yego. Nese uko kireta idahita ivuga iti ayo mazi muyakureho amazi atazaminjira. Kandi Wowe igitekerezo waduha ni iki? Igitekerezo nabana uko RDB abashakira ahandi hantu mujya kuba. kandi leta ariho. Leta ni umuturage. Ari ngewe leta n'abaturage bihuje hamwe. None amazi tunywa aya Riki amazi tunywa tugakoropesha tukogesha ibyombo tugatekesha barayapimye Exactly. Icyo kintu ndacyumva. Kandi bavuga ko amazi buri atemba nta kibazo bibateye. Ntacyo abateje. N'ubundi ntabwo nigize mvuga ko hari icyo ateje. Kandi ushaka ngo batwimure. Amasoko yuzuye hano muri Gasheke. None se komera ukugiye guhaha iby'amazi byajute. Ubundi se muhaha muri ntabwo hahira hamwe. Ntabwo agenzwa na kamwe. Oya muhahira mutuve ni nkuto. Mbabare nagira ukamera. Oya. Nihe utujyanye ubu tuvugana? Yeah, just now we are going to purchase something there which is Which one? Yummy. You wait. Utuntu turyoshye cyane. Babulete. Tugiye hariya guhaha utuntu turyoshye cyane ariko na hano ndabona hari ibintu biryoshye by'ibyo dushaka. Tugiye guhaha amafi aba hehe? Turakoresha inyama zisanzwe z'inkoko. Amafi ari hehe? Amafi nayo nzi. Amafi nayo uzi? Shaka cameraman nawe ushaka kunzoma. Oya njye navukiye mu cyaro. Wavukiye mu cyaro ku buryo utazi barimo gucuma. Convention center. Niho bayaroba. Ubundi duherereye hehe mu kahe gace? Twe turi hano mu Gashekero. Aha mu Gashekero ngira ngo ni mu karere ka Kicukiro. Nta muntu utazi. Muri Kicukiro. Ni gute ujya guhahira ahantu utazi? Oya Gashekero. Njye se ko ndi umunyentara.
apo uje guhiga nk'abandi bose nagiye sha ariko hari ikintu nibaza nk'izi mboga abo bantu bacuruza imboga si bahita bazicuruza uja sorome turebe ko batari aha ako bakita akarima k'igikoni tugasorome nyine bakita akarima k'igikoni iwanyu aho mutuye karahaba umunyarwanda uwo ari we wese yatojwe kugira akarima k'igikoni ubwo nta mpamvu yo kumbaza rero ngo iwacu karahari byanga byakunda karahari. Okay, noneho ndashaka yuko muri uru rugendo tukiri hano watubwira muri make ubu tuvugana ugamije iki? Nicyo ushaka kwereka rwose uburyo abantu tubaye muri low life, duhaha tugateka kandi tukaza no gusangira ibyo dufite bikeya. Aha, muri make ugiye kubereka urugendo rw'uyu munsi wa Noheli. Kuri Noheli aha 25/12/2025. Aha, tukiri aho ngaho ubundi ngiye kuntu nkureba wabuze amafaranga yo kwiyogoshesha kuko n'ibyanwa baburetse nje n'ibyo byanwa ntago nibaza yuko ahantu uragura hishyura. As I told you, we are in low life. Turi mu buzima bugufiya nta mpamvu yo kwikoprika ngo ndakuraho ubwanwa. Ubwanwa nibwo bunyerekana yuko ndi umugabo. Umusatsi kuva na kera habagaho ibisunzu, hakabaho icyo bita matari, ibyo bintu byose byarabagaho. Sinzi impamvu rero umusatsi wanjye n'ubwanwa ubipinze mu ndangagaciro. Cyakora wari kuvuga uti wenda imisatsi yawe n'ubwanwa bwawe ko nabonyemo harimo isuku nkeya. Ariko ubwo nyine iyo tuvuze ubwanwa ubwo ikintu tuvuga ni iki? Hari ukuntu ushobora kuba warabuze amafaranga yo kwiyogoshesha, tukaba turi kwibaza ese uraza kubona amafaranga yo kwishyura ibyo bintu ugiye guhaha kuko iri soko ni VIP tujyanyemo. Birumvikana ushobora kubura amafaranga yo kwishyura umuntu ugiye kunyogosha, ariko nkabona amafaranga yo kurya. None se tukira byose umuntu akeneye ntabwo ariko abibonera icyarimwe. Ubwo iyo ni message wahaye abagukurikira. Uwo ari we wese waba unkurikirana kuri iyo channel yanyu mugiye kushyiraho. Bayita ngo iki? Bayita Ibakwe TV. Yes, bakunzi ba Ibakwe TV mbabwira ngo kanda subscribe, like, utange na comment. Muvuga cyane. Sasa ngo hari ibintu ura muswa yambwiraga ngo turahaye ibikino cyane. Cameraman nawe ni yera kunyanya. Inyanya shyira inyanya neza. Tukwiba gutubanya kongeze ndayaguha kuyongeza ntabwo byemewe. Oya, no kuyongeza ntabwo byemewe. Ni iminsi mikuru rega, ni iminsi mikuru. Tugufasha iki ngo yaretse kurogoya abantu ajemo mu mwiyorere ndi mwoherera ngo ajemo n'umwoherera nta kibazo bafise uburenganzira bwawe. Izi ubwo ndi kuzitonorera ariko afite izitonoye izinangati amasaro hafi ariko ngo izo ni ijana. Noneho natungu na sereri na pavuro ata pavuro izi zose oya imwe waya afate eshatu desi zo gutekesha ikise umuceri w'abantu bagiye gukora. reka dufate rimwe ni ijana. Ako ni akasenka. iyi ni ijana asa ni ngo se bamwohereje we siname Kose njye nakorera neza ko asira inangati ubwinishana nati reka fata dutatu twa turase twa desi. none se ko mbona muri kwiha nta muntu aho ngaho uhashinze. Uriya ni umuntu wari ushatse nasoko ndamugira yizande ari ikibazo ngo tuzane ubugari. oya
Ibitunguru babahaze. Ako karoti. Umusingo yazi guteka karoti mu nyama cyane rwose. uwo muntu se uwo muntu ikintu azi guteka ni amazi agashya. Intoryi ntabwo ziba zikenewe nyabo. Ese mwatetse hehe ubundi? Imwe. Tungurusumu imwe igura ngahe? tungurusumu ni ijana Imwe? Igihumbi n'ijana. Ko mutaguze ikiro cy'insenda? ibintu biba bihenze bihenze mwana Ase ko mutumvikana? iriya kontenti tuba turi gukora mujya kumva hano ubwabyo baduciye Warate ntabwo bihenze ahubwo mwibuke subscribe na like. Ahubwo ikibazo baburetse gute uri guhahira muri ka gafuka bita Kigali. Oya, Kigali irananiye. Ako nkazi ku bakecuru. Abandi bakora stock ngenda ari guhahira Nje biranangaje kubona umusore uhahira muri Kigali irananiye. umusore urabona ko ngurutamo. Nje ndi inyuma ya kamera. umenya ko ari mukuru nyine se si mukuru nyine Ariko se ubundi wowe baguhaye akazaho naherutse uje mu bintu nkunda turabukurahe. ese ikintu nkunda ubugari ku munsi w'ibirori. nukuvuga ngo bro uyu wita umutsima pa Oya ariko uyu wita umutsima Ubundi Jiribe uzi gutandukanya ubugari bw'imyumbati n'ubugari bw'amasaka? urumva byose atari ubugari wakintu bose ntabwo ari ubugari. nyine aravuze ngo ubugari bw'imyumbati Rucakara arasura yize. Yayibwirwa n'iki se umwana w'i Kigali? ucakara se y'amasaka bayishyiraga mu kigo akibaha abantu bakurikiye murakara hariho abantu baba badukurikiye batanabizi ubundi rucakara twayiryaga Umutsima ukubise neza brata. uri mukebo iwacu bayishyiraga mu kebo bagahita bawusuka gutya bagahita bawushyiraho tukarya umutsima ganga Ntabwo babyita gusuka no guhirika. ni agashoro k'itema Jacqueline Nyiraneza. ako si ugira neza mana duhereze rero noheli duhereze rero noheli Uyu munsi nayo nangahe ivu. inangahe Magana inani niko bahoze bagurisha. inangahe inangahe nubwo nangahe mura singuye Yabarwa senda twashakaga dokuru uriya. Ahubwo siko ntari mu Gatuguru senda mwana. Usenda nangahe? Usenda runo rwose si n'ijana. n'ijana rwose. ni ijana na 50 N'ijana. ariko igiciro Ahubwo nari narasoje. Amama ngo nisoze bagize ati. Magana Umunyikirase. mupfunyiki. Yari pfunyiki. wazesanye Umeme mope yanyu. Cyangwa inomero. Dore bantu mugiye kuza. dore Zanzibari Urebera kuntu bagiye kuzana. Zanzibari Mumbwire inomero mwana. ndakana kandi kukaba karyo nazo cy'abantu bakura Mumbwire inomero ishyira amafaranga y'urusengero. 5, 9, 10.
Natandukanye. Kimwe franga. Kamerama. Wihangane. Wihangane. Iyi mikino ntabwo ikinwa n'abantu b'abakameramani. ntibajya banaryaho. ariko reka nkubaze ubaye wari utetse inyama sibyo baburetse ubaye wari utetse inyama watetse ikiro iwanyu muri abantu 10 hagahita haza abashyitsi 5 ako kanya bagakomanga biri ku meza wabigenza ute? Twagiye ufite amagi 6 yego rikiriki twagiye mufite amagi 6 utetse 2 ariko nguyu nawe yabaye nka nyagahene we ari kugwereza ikizamini cyakomeye. twagiye ufite amagi 6 utetse 2 neka 2 urya 2 ndya 2 hasigaye amagi angahe kandi uburyo waba wariye ntiwaba ukibasha gutekereza ntabivuga mwese kutabasha kuvuga byagenze ute? uyu munsi ni ku munsi mukuru ntabwo ari mucoma. oya reka tumushakire izina. umuntu ucuruza amafi ntabwo bari mu gucoma. aha n'ucoma n'uzanye ucoma ijambo gucoma wumva iki? Umva nyine ihene. ase kankubaze iyo bavuze ngo attestation de naissance wumva iki? Numva nyine ko ari ibizami by'abarangije kwiga. attestation de naissance ata ni icyangombwa kigaragaza aho wavukiye. Numva ari ibintu bya attestation de naissance nyine abarangije kwiga. aha iyo bavuze attestation de mariage wumva iki? Banumva ari nk'ahantu nk'akabari bashaka nko gushinga ariko kujuje ibyangombwa. akabari ni icyangombwa kigaragaza yuko washatse wasezeranye. Banumva nyine ari nk'umuntu warangije nko kwiga. iyo bavuze ngo uyu muntu afite certificate baba bashatse kuvuga iki? Certificate. certificate. Certificate baba bavuga wenda nk'umuntu wenda ni urugero nk'iyo agiye nko kwa muganga kwivuza ariko indwara ikomeye bagahita bamwohereza ku bindi bitaro bamuha certificate ajyana kuri ibyo bitaro bindi byisumbuye kugira bamufashe. iyo baguhaye transferi baba bakubwiye ko baguhaye kuvamo amavuta mwana uri kuvamo amavuta mbwira iyo bakubwiye ngo uyu muntu yaje kwivuza tunanirwa kumuvura tumuha transfer baba bashatse kuvuga iki? ibyo bitaro ko biba byananiwe bagomba guhita babifunga. ni ukuvuga ngo bashatse kuvuga ngo twananiwe mudufungire. ubwo nyine ibyo bitaro ntabwo biba bigishoboye. oya wowe guha kameramani ntabwo ajya arya. none twagiye ni ikihe kintu ubu tuvugana kigiye gukurikiraho? tumaze guhaha twashye ubugari utore nawe twaberetse video turi guhaha ubugari kubera ko hano mu Gashyekero amatara ni ikibazo. muri make na kumanywa ntabwo haba habona. ni inzu twahayemo ubugari ariko mujye mubateza imbere ni abana beza. wa mumama twahaye ubugari aryo bamwita ukigo muri credit. oka muzaye mumamagara ngiye mbahereze inomero ze mumuhayire w'ubugari kuko agira ubugari bwa danje. babwita ngo iki? ni kinazi? oya ni ubugari ntabwo ari kinazi ni salamu. ubugari bwiza. aha reka umunyagitarama akubwire. ubugari bwiza. banza umire ijwi ntabwo riri gusohoka. ariko ubugari bwiza urya kuri 9 na pasika
n'indi minsi mikuru yose. ariko ikibazo cy'amatsiko ndumva ni aza tuza guhaha tukarya n'amafi. mwahoze muvuga ngo ni kuri noheli baburetse ari noheli na bonane ni iki kibanza iyi mikino wa mugani wa gasuku nta muntu wayishobora adafite amafaranga. baburetse ari noheli na bonane ni iki kibanza inote ya 5 nkubwiza ukuri noheli na bonane nta na kimwe kibanza abantu basika ukiri aho ngaho abanza itariki ya mbere nyiri aho ngaho ndahari ari Yesu na Mariya ninde uruta undi Yesu yabayeho kuva isi yabaho n'ubu ariho nuko nyine abenshi batamwemera batabizi. none tukiri aho ati yamubyaye atawenda aribyo ugiye kumenya. ari Yesu na Mariya ninde wabyaye undi ukagereranya ibintu bibiri. Yes guys next Yesu ari umwana w'Imana se basi Yesu wemera yuko Yesu ari umwana w'Imana ase ari Yesu ni Imana ubundi ni iki kiri hejuru y'iki Yesu ni Imana ariko Imana yinjiza umuntu ikazi kabana natwe Yesu ni kiri ntukakora ikosa irikiza Yesu ni tubwire kwiteza abantu bantu banje nk'uko mubibona rero byaba bagabo na bagenzi b'imino nshaka kubereka uko umunsi w'abatipe b'i Kigali uba umeze. ahubwo kandi nibwo tugomba kumubaza ko mwamanye nimwa abantu bagomba kumara oye ema patatu hayi ndio wamanisha wamukingirije ubu ahantu bigeze sibyo tugeze kuri episode ya 5 ubu rero tugiye kwinjira noneho ikintu cyitwa kubera ko ari kuri Noheli tugiye guteka ikintu cyitwa bro inyama nk'uko twazanye ubu rero tuvuye guhaha tugeze ku kabari kubera ko uyu mujyamo wanjye nawe ari umunywi umumanyura amazi umunywi zibyazi ndafata nka yamanyu mwabonye ibyo twaguze mbere ubu rero tugeze ku kintu ni umusinzi nagabaho atangiye kunuka bayi ni umusinzi reka twigendere dukore ni nk'uko twaguze bro Diki aho wiharenga naho nshaka ngiye gufatira ishusha banza ukore ka kaboro none saniye umusenzi we jipe bugiserereza mu gihe kiraza gisanga ugiserereza ubundi ubwenge buke burushya amaguru ase we tuvanye guhaha ugumye mu nzira bitebya hari umuntu warumbwiye ngo wenda kubera ko ari kuri Noheli ngo muri midday ideni ibaza shanje reka ngurize wenda ndamubwira telefone yawe none rero ubwo 078 ndanze ntabwo navugira kuri kamera ubu rero ikintu kigezeho
murabizi neza ubu noneho ningiye kwinjira mu kintu cyitwa ikikota none se ni imbyanga oya ubushize umusibo kuri 24 ugiye kunyibutsa bya bishyimbo waratetse ibishyimbo biratema ntabwo rero wateka iriya nkoko wabyemere ubwo inkoko yo ukuntu ishobora gushya yashyikoranye nimba uteka ibishyimbo ukabitemesha ubwo inkoko bavandi bivuze ngo rikiriki ntago azi guteka ariko ubundi reka nkubwire step uragendamo ugiye guteka neza ambaye icyambere ndafata ngiye mu buhanga bufite bwo guteka reka mbanze ariko reka mbabazi rikirisa nk'uzenguruka gato wezengurutse gutyo umeze izengurutse icyo ni igiki twaye mu baze kuntu yakafashe umuturage yabifashe nk'umuturage nta nubwo wanateka iriya imodoka yanjye singiri nta nubwo wanateka inyama okay ndagwariye none uze guteka kandi ari igihe kongo noneho n'ikintu cyo kurya uze kwitonda hari ukuntu njye ndi bubikora ariko nshaka kwibaza ino Kigali muyibayeho gute ariko ubundi wowe ubwenge bwawe ntabwo babushunyeho bibayeho dute turi kwihahira turi guhaha ubwo se tuyibayeho duhaha nyine kameramani ubwenge bwawe ngo bamukibuno mwa bro none se ninde uri bwaze guteka nk'uko mwanyine twemeje ko ari urateka yewe kuko n'ibishyimbo nimba bitemesha iriya nkoko koko ukuntu twayibonye amatako none se wowe ko mbona wagira ngo utekera mu kanwa cyaze kiserereza mu kanya wakuyeho kamera ngo ndabyibushye nk'udatekereza yaratekereza kintu umuntu ukugurira abatekereza okay let's go guys mugume gukanda subscribe like na comment na share it's very important to us ataza kugira abantu baza kubyitira ibintu tugiye gukora bikambwira abantu sigera ubikinisha ukennye utakigurira icupa wegurira inkoko igura ibihumbi 40 bro niyo tuyiguze hariya niye mwayiguriye he mu mujyi wa Kigali oya uwo mujyi wa Kigali ngo batwishyuye ni mu mujyi wa Kigali twishyuze kandi twabaye amafaranga ibihumbi 40 ibiro bitatu by'inkoko wowe wari wabibona inkoko ibirimo n'impange enye ego baburetse inkoko igizwe n'ibice bingahe 5 iki inkoko igira n'inyama 5 zonyine inkoko icyambere igira umutwe ari amatako y'umutwe ntago ari inyama ntabwo se tukirya urakoze cyane wowe nimba uyirya nyine urebe babandi ndakennye se nta kibazo amatako ariko harimo n'umwijima ikintu nkunda ku nkoko ni nyababyeyi yayo nyababyeyi y'inkoko ndayikunda agenda n'ikice akagira ngo mbonye umuntu urusha inzovu ubwa nyababyeyi y'inkoko oya nabaretse kugenda azayidusobanurira oya mugarure ako kantu kanota ahantu nyababyeyi y'inkoko ahubwo se buriya cya kintu kiba hano ku mutwe kiba gihari azi ukuntu bakita kiriya kirokoroko ikirokoroko kiba hano ikirokoroko cyagiye isake ishaza ikazana ibirokoroko hano ntabwo bituhuye na biriya rero noneho kiriya bakacyita ngo iki ntabyo nzi ariko nyine akenshi guys bantu mudukurikiye muzadufashe mubyandike muri komenti mutubwire ngo kiriya kintu kiba kiri hano bacyita ngo iki ikindi wowe tubwire ese ku munsi mukuru biba bimeze gutse biba bihagaze gutse twebwe abantu as the low life people abantu twese twibera mu buzima from where nowhere nowhere exactly ni gashyekero tuba tugomba kwiberaho nyine ubuzima busanzwe brother kira ngusomye kabisa sawa kagotomera ukamaremo kabisa
ntaranasoma ariko se naringize ngo urabingo umujama bro kugira mwemere ko ari iminsi mikuru umujama aguzaga cyangwa aguzaga akengaka bakita agacanga uri kuvugaga uvuze mu minsi mikuru turiyandayanda nta kundi nyine reka twigendere bisaba bayi iyi ngiyi niyo mba nshaka kiwiwe filime zacu dukina n'ibiganiro dukora tujya twamamaza nanjye nakwamamaza kurimo were kuvuga inzoga ubwoko bwayo surebe ko n'ikirangantego mba nagihishe tugango rero ako gacanga natabikuriye nagusobanuriye nyababyeyi yo mu nkoko inkoko igira nyababyeyi nyababyeyi se inkoko iratera ntabwo ibyara rero yese ntabwo wabyara baburetse ari inkokokazi n'isake ni iki giteteza abyo byihorera reka iyo mikino y'abana shaka oya niba bizi mbe ariko afite inzara byataye ari inkokokazi n'isake igiteteza ni ikihe giteteza buriya ni agashwi niko gateteza oya ni ugiye kugisubiza ni wowe ongera ukisubirire ubigize ari inkokokazi n'isake igiteteza ni ikihe nsubira inyuma uravamo ubwo no kuvuga ngo niwe ugiye kukimbaza oya ayo kibajijwe na kameramani ngo uvuze ngo iki ari inkokokazi n'isake ni iki giteteza ni umushwi nje nahoze mvuga ngo hari abantu baba babyibushye ngo wenda ngo barazi ko abantu baba babyibushye baba bazi ubwenge yahoze avuga ngo abantu baba babyibushye indege ngo cyo kimasoro ngo ntabwo mbyumvishe neza ongera nsubirire akusena n'ubu mwa oya abyibushye nk'udatekereza ari n'isake igiteteza ni ikihe teteza sego baburetse guteze ngo ntabwo ndi kubyumva byakunaniye vuga ko byakunaniye bivuze ngo iki hateteza inkokokazi icyo reka tukiveho kuva hano aha muherereye none umubaze ari inkokokazi n'agashwi na nyina ibibika ni ibihe byose birabika zari amagi oya ari isake n'inkokokazi ni iki kibika icyo nkubwiye kandi wenda nkwiyamyeho zose ni inkoko nk'uko turi abantu genda rero ariko rero abantu ariko hakabaho umuntu w'umugabo n'umuntu w'umugore n'umuntu w'umwana wowe uri iki njyewe ndi inkokokazi none se tukiri aho ngaho mwese mu kanya ntabwo neteje ubyumva inkokokazi ahubwo wowe icyiza wowe kubera ko ari kungurira akantu bambare bambwira ko ugiye Buganda batayo baburetse kambabaza kandi kantu njye nivira Buganda guha umva se bajya bavuga hari filime y'ibigoryi bitatu murayizi aha ukiri aho ngaho ese iyo ibigoryi bibiri yabimeze ute enye ugendeye kuri ayo ibigoryi bitatu ubukwe bwari ubwana ubukwe bwari ubwa Yesu ninde wari warongoye ahubwo ubukwe bw'ikana bwari ubwoko ry'imizeti icyo twikundira rata ibyo twikundira ni ukunywa icyo aze kurukunga imbere kandi ushaka kugaragara muri kamera neza mwegere inyuma none dutahe sawa rero abantu mwese mudukurikira subscribe like and comment hari abantu ubu ngubu tuvugana bagifite ifemba urumva bagifite ifemba ry'ibintu tugiye guteka sibyo ubu rero reka tubamara amatsiko pe mwihangane nahuye n'umuntu wa feke ni feke ibaza ko ari feke burya icupa twayiguye cyuzuye ko riyenza kamerama igendere kamerama wino kamerama wino inkoko uyu nguyu azanye ibiryo bizana ndenda kwiyamye babure inyabye forazanye mu iki hariya wenda ashobora kuba azanye mu iki
turiya yeje baba we chewe murayirya ari mbisi baburetse ye tuyiteka muri agaswera fasha gute baburetse bro hari umukino abantu badakwiriye no gukina oya gasuku n'imbwa birabina bavuga ntago byemewe ninde muntu utakwigurira inuza ninde muntu utakwigurira inkoko baburetse aha twagiye iyo bigeze ku kintu cyo ase kwa market wayiguriye he baburetse uyizanye muki akaba kita nzaruhahira mwabibonye oya kamerama mana nyagasa dora matakosha ndakwiyana nako gira ndabiyana irangegera ngo ninde gasuku ndetse irangegera ngo ni gasu ese siname mva kigoryiwe kimwe ndakwiya gasuko abijemo kubera nari muvuze mu kanya oya kubera nari muvuze kwa gasuku gasu koko aya matako umwana nyaga kiragenda kikagura amahene ngo kigiye gushimisha abanzovu n'abayakamwana mana nyagasa ni bro ariko ngo witwa sinamenye bene wa ikigoryi na nyagasa ni bro umva none mbanze mubaze iyi aha ese kumba n'uyu munsi hano mfite inkoko urumva umeze uti tuvuga n'ifite mu ntoki yawe idatetse icyo mfite mana nyagasa none reba icyago twageze zikagatwe katariho arusa nta mutwe uriho utayirya ariko ngo nayo ni wenge urese ureba iyo ndi kunywa nk'urwagwa hakagira akantu kituramo ndakanyunyuza paka kamereje inzoga yanjye kawe uzi kayiriye yesu we uyu ni umushi siyanjye oya umva se ahubwo kankubaze urarya ikihe gice iyi nkoko n'uyu mupapa uyizanye urarya ikihe gice twakomeje iby'inkoko byarangiye hafi ndakwiyana nako gira ndabiyana irangegera ngo ninde gasuku ndetse irangegera ngo ni gasu ese siname mva kigoryiwe kimwe ndakwiya gasuko abijemo kubera nari muvuze mu kanya oya kubera nari muvuze kwa gasuku gasu koko aya matako umwana nyaga kiragenda kikagura amahene ngo kigiye gushimisha abanzovu n'abayakamwana mana nyagasa ni bro ariko ngo witwa sinamenye bene wa ikigoryi na nyagasa ni bro umva none mbanze mubaze iyi aha ese kumba n'uyu munsi hano mfite inkoko urumva umeze uti tuvuga n'ifite mu ntoki yawe idatetse icyo mfite mana nyagasa none reba icyago twageze zikagatwe katariho arusa nta mutwe uriho utayirya ariko ngo nayo ni wenge urese ureba iyo ndi kunywa nk'urwagwa hakagira akantu kituramo ndakanyunyuza paka kamereje inzoga yanjye kawe uzi kayiriye yesu we uyu ni umushi siyanjye oya umva se ahubwo kankubaze urarya ikihe gice iyi nkoko n'uyu mupapa uyizanye urarya ikihe gice twakomeje iby'inkoko byarangiye hafi aha urarya ikihe gice dutegura n'ibindi bintu mwana urarya ikihe gice tubwire nyine aze uzi ko ari seri uyu mugabo uwo ni umushima arimo arayirya ari mbese yego baduhenze mwana buvuyeho uri kumukingirira aha dore itako rye rivuyeho ese ubwo upfuye sigaho oya nge ndaza kurya urubavu none ashaka kurugeraho noneho umva ugiye gushyira oya wari kubanzamo inyanya
ntabwo inyanya ari zo babanzamo mu nyama. oya shyiramo wenda ikibazo cyawe Gisa gihunga amavuta aratarutse kirirukanka. nyine ikibazo washyize oya uretse avure kuta kiraryana bibiri mu nkono. oya umva oya umva reka cyane